bakunzi b'Ubumwe News TV, reka nongere mbahe ikaze kuri uru rubuga dusanzwe dutaramiraho. Uyu munsi rero inshuti Gasasira Honore nongeye kuza kugira ngo dutaramane, ariko tuganira, tugorora, tureba ibyashyirwa mu murongo neza n'ibiri mu murongo, dukomeza kureba ibyabisigasira kugira ngo bikomeze kugira umujyo mwiza. Uyu munsi rero mwakwibaza ngo tugiye kuganira kuki? Tugiye kwinjira mu rusengero, ubundi dusesengure bimwe mu mahame aranga abanyamatorero. Harimo akantu kamwe ndi kugira ngo buri wese, nawe hasi muri commentaire ushobora kuduhamo igitekerezo nyuma yuko ukoze subscribe ukajya ugera ku biganiro byacu kwikubitiro. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa uri budufashe kugira ngo tube kwimbika iyi nsanganyamatsiko, kuko ari budusesengurire ibyaba bibera muri ibi tugiye kuvugaho. Ese ni ibiki? Rero mu rusengero hari ukuntu abapasiteri cyangwa se itorero riba ryubatse rikagira amahame, ariko none ugasanga harimo n'ihame rivuga ngo bajya gupimisha umukobwa uri kwitegura kuba umugore ugiye kurushinga, ngo kugira ngo badasezeranya umugore cyangwa se umukobwa utwite. Ese koko birakwiriye ko umuntu apimwa mbere yuko ajya gusezerana? Ubwo rero reka mbanze nakire umutumirwa wacu, ubundi tugire byinshi tuganira. Murakoze kandi ntimujye kure, n'inyunganizi zanyu turazikeneye. Ikiganiro rero ni my opinion nkuko mubisanzwe mubizi. Reka twakire Mukazayire Yuyu. Urakomeye? Urabonore? Yego makuru y'iminsi. Meze neza. Insanganyamatsiko rero ndakeka twaguhamagariye kugira ngo dusesengurire. Ndumva ushobora kuba wayumvise. Nayumvise. Birakwiriye ko mu rusengero bafata abakobwa bakabajyana kubapimisha ngo barebe niba batwite mbere yuko babasezeranya? Ntabwo mbizi neza ko ndi buvuge ngo birakwiye cyangwa ntibikwiye, kuko wasanga no mu itorero ryanjye wenda babikora. Ariko amfite uburyo mbyumva si byiza. Ubwo niba atari byiza cyangwa kuvuga ngo ntibikwiye, kugira ngo navuga wenda ngo birakwiye cyangwa ntibikwiye, ariko niba atari byiza. ubwo rero nahita nibaza ngo ese ubundi wenda icyaba gisa naho ari ikihishe inyuma yo kubapimisha cyaba ari iki, cyangwa se icyaba kirindwa mu kubapimisha cyaba ari iki? Numva intego nyamukuru cyangwa impamvu no kugira ngo umukobwa adakora ubukwe atwite. Mbese bakajya gusuzuma ese aratwite cyangwa ntatwite, kugira ngo niba basanga atwite ntibamusezeranye. Ubundi niko biba bimeze iyo basanze utwite, kuko hari nabo numva ngo ubukwe bwasubitswe nimugoroba, kuko akenshi hari igihe bajya nko kwa 4 cyangwa kwa 5, ugasanga ngo ubukwe ntibukibaye ngo basanze umukobwa atwite. Yego, akenshi ndumva niyo mpamvu nyamukuru baba babikoze kugira ngo umukobwa adasezerana. Reka rero duse naho twinjira mu bijyanye wenda n'amategeko y'Imana, ku bijyanye wenda n'ishyingiranwa cyangwa se n'ibyaba bisa naho ari ibyaha bishobora kubuza ijuru no kubuza umuntu kuba sinzi niba hari ibyaha byaba byatuma umuntu adasezerana. Ese icyaha ni ugutwita, cyangwa biramutse bigaragaye ko yaba yitwa ko yaba ari umusambanyi imbere ariko adatwite, bivuga ngo nta cyaha, uwo ngo arasezeranye? Igihari ubundi ubwo nicyo bisobanuye, kuko niba abantu babana, ndavuga abayobozi b'itorero n'abakristo bagenzi be
babana nawe mu itorero, akora imirimo yose, kuko akenshi umuntu usezerana mu itorero nyine aba ari umunyetorero wabo azwi. Ntabwo nkawe ejo mu gitondo waza nko mu itorero ryacu ngo bagusezeranye, ndibaza n'iryanyu nanjye ntazi ejo mu gitondo ngo bansezeranye. Hari ibintu niyo wenda rifite irindi shama ahandi babanza kukubwira bati noneho ugenda ujye kuzana ibyangombwa, rekomandasiyo, rekomandasiyo, turebe koko niba uri ibisabwa umwizerwa mu itorero. yego, nibyo navugaga. ubwo urumva babana na wa muntu bari kuvuga uti wenda yasambanye cyangwa ntiyasambanye ariko bakabana nawe, bakabana nawe mu itorero, imirimo yose akayikora mu itorero iyo ashinzwe. ariko umunsi agiye gusezerana umukobwa, kuko urumva umuhungu we ntacyo bamukoreraho, umuhungu ntacyo bamukoreraho, umukobwa niwe baba bafite aho bamufatira. noneho umunsi w'ubukwe wajya kugera, ufite ubukwe bakavuga uti burya twabanaga tutakwizera, ati burya ari ukuntu tutakwizera neza. rero banze wari bakuzi kuri umuririmbyi mwiza, uri n'indakemwa, bimwe tuvuga ngo mu mico no mu myifatire, babizi neza, nta kindi kibazo gihari. barangiza ati ngwino tugende kwa muganga. hari ukuntu, kuko hari n'ukuntu none kera ngo babatumaga kandi tujya kwa muganga, ugende rero utuzanire ibyangombwa byo kwa muganga ko wipimishije test de grossesse, turebe niba ari positif cyangwa ari negative. kandi ibi ngibi numva nabyo byanaje, ntabwo namenye umwaka byatangiriye, mako si bya kera cyane kameme, ntabwo ari ibya kera. buriya abantu b'itorero, abanyetorero cyane batubwira nk'abashizeho ino strategy, wenda buriya bari basigaye babona abakobwa benshi batwite. none ubu barabihinduye, bafata umutantine wo mu rusengero, umwizerwa, bakamwita rero we jyana na mukazayire, kuko na kanunu twari dufite ko kumwizera ko yagenda akajya kuzana koko ibyangombwa nyabyo byo kwa muganga byarahindutse. ubu isi iroroshye, ashobora kubigura, ashobora kujyana aziranye n'umuganga. rero noneho mushorera, kubera ko icyizere kigenda kigabanuka. nta cyizere dufite ko ibyo twakwigishije rwose unabyumva, nta n'icyizere n'ubwo ukora imirimo mu itorero bitwizeza ko amategeko 10 y'Imana, kuko harimo ntugasambane, ubyizera. aho rero nongeye mpita numva mfite ikibazo. ese koko twagakwiye gufata umuntu ngo twumve ko agiye gutegerwa ko yaba atwite, cyangwa se twagakwiye kwigisha abantu kugira ngo mvuge ngo badasambana? kuko niba twe tubanye ukaba ari umwana w'itorero, umaze imyaka 3, 4, 5 ari mu itorero, mutaramuciye kubw'imico ye, wagakwiye kuba ari umuntu wizeye. noneho rero ntabwo numva impamvu umuntu wawe gakwiye kuba wizewe gutyo mu itorero, kuko nk'umwana wanyu mwareze kandi muzi, mudasanzwe mufite ukundi mu mukeka. ku munsi w'ubukwe bwe aribwo muvuga ngo noneho bamujyane bamupime barebe niba adatwite. nibyo mvuga Honore, ibyo bintu bituma hamera nkaho habaho kuvuguruzanya. ndibuka ubu ngubu hari itegeko guverinoma yasohoye byemerera abana cyangwa abantu gukuramo inda ku bushake. bivuga ngo hari uburyo runaka bwabayeho bituma utwita, harimo wabafashwe ku ngufu, harimo kuba utujuje imyaka, mbese ufite imbogamizi zo kuba waratwite bitari ngombwa, ugakuramo iyo nda byemewe n'amategeko, ukajya kwa muganga bakagukuriramo iyo nda. ariko abanyamadini barabyanga, ati oya gusambana gukuramo inda. kandi nyamara mwebwe iyo mugeze mujye gushyingira umukobwa bisobanuye ngo turabizi ko musambana, kuko impamvu nka ririya tegeko baba bavuga uti n'igihe umuntu yasambanye basi nibura ingaruka zo gutwita n'ibyangiza ubuzima bwe bwose ntibimubeho. noneho wowe utunze abana b'abakobwa, ndavuga abakobwa ko nibo bapima, abahungu muba muri abere, urumva? muba muri abere abahungu muba muri abere. nabera amategeko 10 y'Imana barayakurikiza. ariko ku mukobwa
niba mwemera mwebwe koko ibyo bintu abikora kuko muzi ko ku buryo mwavuga uti abakobwa bacu bo mu itorero tubahagazeho ntabwo basambana, ntabwo wajya kuba kandi mbere na mbere nicyo kintu hagakwiye kwigisha, kuko ubundi twigishwa gukurikiza amategeko y'Imana. Urabona mu matorero hari icyo bita kwatura sibyo, cyangwa se wenda tugiye nko mu nsengero za mbere hari kwatura ibyaha byawe ukababarirwa. Biramutse bibaye ko umukristo wawe wa pasiteri cyangwa se yego aje akakubwira ati noneho rero ngewe narasambanye, si icyaha kibabarirwa, si Imana ntitibabarira? Gusambana ni icyaha ariko Imana ibabarira. Bivuga ngo niba umwemereye noneho ko yababarirwa, no kuvuga ngo icyo cyaha kirababariwe. Nyuma yaho ikisa naho kigiye gukurikiranwa, niba wenda ashaka kwaturira uyu munsi ukavuga ko babariwe, ese gutwita nacyo ni ikindi cyaha? Nicyo kintu ubwo nasigara nibaza, kuko icyaha mu byaha bihari tuzi ni icyaha cy'ubusambanyi cyangwa se gusambana. Naho gutwita sinzi niba cyaba ari ikindi cyaha, hari ukuntu bajya bavuga ngo ni inyongera ibyaha, ngo ya gukubita no gukomeretsa, ngo no kugira mu wenda gutesha agaciro umuntu ku buryo nyine ubona ari ibyaha bisa naho byungikanye. Urumva ko niba umbabariye icyaha, ingaruka z'icyaha ubundi baravuga ngo ingaruka z'icyaha niho uzi bwo kuzirengera. Naje nimugoroba urambabarira, none ejo bagiye kumpima bampagarikiye ubukwe, ubwo nyine haba hajemo igisa n'icyaha muri Bibiliya arantu cyangwa hakubanza birimo, ariko njya byumva na nyine icyaha n'igisa nacyo. Ubwo ibyo ngibyo kuko mu mategeko nta hantu biri, buriya ndibaza byaba ari igisa n'icyaha, kuko niba koko wa mugani wawe naje nkicuza nkihana icyaha cy'ubusambanyi bakanakubabarira, ubundi ubwo n'ibijyanye nabyo byose akagombye kuba wababariwe. Rero ntabwo numva uburyo nyine wa mugani nyuma baza kuvuga uti okay warasa, kuko udafite ubukwe nta n'ikibazo cyaba gihari. Udafite ubukwe ntabwo pasiteri yavuga uti mbere ko nkubabarira reka manenge kugupimisha, nisanga utwite nta mbabazi nifitiye zingana gutyo. Nicyo rero nagira ngo tugereho. Ese gutwita bibaye icyaha kirenze gusambana muri rusange, cyangwa ni ikimenyetso gihamiriza ko wasambanye? Odare uzise ngereranyije ntabwo bino bintu biba biri mu uburyo bw'umwuka cyane cyangwa bwo kurengera ubugingo, reka mbyite kurengera ubugingo, ahubwo biba birimo kurengera isura y'itorero. Nta kindi numva baba babikorera. Ntibaba bafashije umuntu answa ari mu buryo bw'umubiri, ari uburyo bw'imibereho, ari uburyo bw'umwuka, nta kintu baba bamufashije. Ni nka bya bindi, ni nko muri rusange no kuvuga ngo bahise bamuta. Baba bamutaye. Kuko urumva wa muntu niba bakubye ngo abenshi bahita bishingira cyangwa agashaka umupasiteri ufite imyumvire itandukanye uri private. Abapasiteri bigenga reka maze n'abasuhuze kandi n'abashimire ko amubwira iti pasiteri ngwino umfashe, ishyano ringwiriyeho. Ushobora no gusanga uyu muntu inda yakuyemo arizo nyinshi, inshuro yasambanye arizo nyinshi, ariko uje kumuhanira kuko yarinze ikiremwa afite mu nda, ukamubwira rero genda. Akenshi aba bantu nibura ahubwo hari ikindi kintu, kuko n'ubundi uremye urugo rushya kugira ngo bazagende babyare bororoke, ko ni nacyo ubundi urugo wubatse bisaba. Keretse nibura ahubwo bambwiye ngo bapimishije DNA basanze atari n'umugabo wenda bagiye kubana. Niba wemeza ko umuntu uvuga ko yasambanye cyangwa se bigaragaza ko bizi ko asambana, ari nayo mpamvu ugiye gushaka, none bihamya bundi ni nko kukubwira sinakubwiye uratwite kubera ko nakubwiye kabiri gatatu kusambana kubyemera, sibyo? None umuntu ubwe arakubwiye ati noneho bya ubundi bagakwiye no kuza bakakubwira bati rero mushumba twakoze icyaha, kuko n'ubusanzwe mwari musanzwe mutubabarira n'ibindi byaha, noneho ubwo noneho turatwite twashaka kugira ngo tubane, uyu mwana atazakurira mu buzima bwo kuba yandagaye. Ubundi niko byagakwiye kugenda, bakavuga bati noneho ubwo noneho mubanguke
kugira ngo uwo mwana avukire ku babyeyi kandi noneho avukire no mu itorero nibura tunamusengere ibyaba byarababayeho ntabwo ari byo bizamubaho. ubundi numva ari ubundi niko byakagombye no ibyo nibyo bita ubundi uburere kuko uri gutanga uri kurera. ntabwo hari umuntu wigeze kujya ngo ku ishuri ngo arangije ngo umwana baramwirukana umubyeyi barajyana arangije ati none se ko twabuhereje umwana hano ngo mumurere nk'uko natwe tumurera none ngewe ko nanjye ananiye nk'uko namwe bananiye nge nzamushyira kuko kereka niba atari uburere muri gutanga muri kurera uri umushumba ese baravuga ngo intama yizimiye umushumba areka 99 akajya kuzana ya yindi imwe yazimiye kandi akenshi iyo babivuze gutyo niyazimiriye mu byaha. iyi yo rero barayireka n'indi yayikurikiye nimvuga ngo ubukwe bwa Mukazayire utwite babuhagaritse mu itorero niboneye undi pasiteri uvuga uti wa mwana we wakoze ibibi ariko ntibirenze cyane ntabwo ugomba kwangirika n'ibindi nawe aramusezeranyije bashyiraho itegeko umuntu wo munyetorero watashye ubwo bukwe wahakandagije ibirenge by'akabutaha ubwo bukwe arahana nawe ahagarikwa mu itorero aba yakoze icyaha. ubwo urumva mbese baba bakujugunye like genda wirwarize oya birarenze ntabwo kuba uri umusambanyi wari umusambanyi twari tubizi ibimenyetso bigaragaje ko ari simusiga koko nyine utwite genda rwose nuko nguko biba bimeze. ubundi bakubwira ko ikibi imbere n'imbere y'Imana uko tuyizi Imana ni inyembabazi nta n'icyaha itababarira ahubwo ikibi ni ukwanga reka mvuge ngo kugaruka imbere yayo gusaba imbabazi. ahubwo nkasigara nibaza ngo ese mubi iyo babimenye mbere nk'umuntu aje akirega kwa pasiteri akamubwira ati rero pasiteri nubwo twari turi muri gahunda yo gushinga urugo ariko twarakubaganye reka bari ko mvuga cyangwa se twaje twaje kugwa wenda mu irari kuko naryo ribaho turangije turasambana none ngewe mfite umwana mu nda ariko wacu nanjye kuvuga ngo turatwite pasiteri we yabyakira gute n'ubundi ni ukuvuga ngo bahita bajugunye. icyangombwa ni uko nta mariage yagakwiriye kubaho umuntu atwite. mu by'ukuri ibi bintu hari ukuntu navuze ngo hariho ukuntu bikorwa atari ubugingo bari kuramira atari ibyijyanye n'iyobokamana ahubwo ari ya reputation byita yitorero juste bari kurengera kuko iyo umuntu ndabizi ngende umva ibi nabihagararaho kameme umuntu ashobora kuza ngiye Mukazayire nkajya nko kuri pasiteri wanjye ari umujama ari inshuti yanjye burya abantu babana mu bintu bose hari ababa bari close cyane kurusha abandi ashobora guhita kugira inama ati rero twebwe ntabwo byemewe nta nubwo bazagusezeranya akaba yakubwira tumva ukuntu bigenza akagushakira na pasiteri wishutiye wa wundi bigenga akamuti rero mfite akana kanjye kitwa Mukazayire gafite ikibazo gutya na twebwe ntibyakunda ariko bisobanuye ngo iki mu by'ukuri mu byumvire yabo mu mitekerereze yabo arumva atari ibintu by'ibihatari birenze ku buryo bakora ibyo bakorera abantu munsi kwa gatanu kamuhagarikiriza ubukwe urumva ariko kubera ko bashizeho ibintu bimeze like amabwiriza ata nabo ubwabo atakwicara ngo gusobanurire bakananirwa kuba babyicariraho gutya ngo babidebating kuko nkangereka nkubwire Honore uburyo mba byumva ibi bintu byakorwa tuvuge niba mwarafashe umuntu ari umutoya cyangwa ari mukuru mukamwigisha mu by'agakiza mukamwigisha ijambo ry'Imana bisobanuye ngo utarumva ko umuntu ari mire yacengewe n'ibyo wigisha mubwira itigire muri indi torero cyangwa usubira iyo wari uri ujya winywera inzoga uninywe kuko bino bintu ntibimakinga sense ariko niba uzi koko ko ibintu uvuga bifite akamaro koko akunda avuga ngo barara baturirira ku manywa na nijoro kugira ngo duhinduke wakagombye kuba uyu muntu waramwigishije ntabwo nazi itorero ko ryagira amabwiriza n'amategeko arigenga ariko basiraho ibifite ubusobanuro
niba uko wagiye wiga ugasanga ko mbere umukobwa twabaga tubizi ko umurokore atasambana full stop mukabyizera gutyo, niba muzi ko isi yahindutse mukageraho mujya kubapimisha kuko mutabizeye nimunahindurane nabyo, njye numva babihindura bakavuga uti ngo iki umukobwa niba koko wizera ijambo ry'Imana, uzi ko kubeshya ari icyaha, uzi ko gusambana ari icyaha, niba uzi ko utwite mu itorero ryacu umuntu utwite ubwo warasambanye uranatwita, nicyo ni kimwe. Numvaga umukobwa niba mwaramutoje ijambo ry'Imana n'umusore mukabateuza bakaguma aho ngaho, bivuge gusa ko badasezeranye baba basambanye badatwite, bajya basambana bagasambana bakaza kuri alitari bakaririmba badafite na gahunda yo kushakana wenda no kubyara, bashobora no kuzikuramo kuko byose birashoboka, asanga ajya gukora ubukwe yarakuyemo 5 cyangwa 6, mukumva ngo icyo nicyo kibaye ikibazo kuruta ikindi, ukaza kwibaza none yarasambanye aranica, igikomeye ubundi ni kihe kurusha ikindi. Ngewe rero ukuntu mbyumva nk'ibyaba umwanzuro, urabona abageni umukobwa ukoze ubukwe yinjira ajya gusezerana mu rusengero yambaye agatimba yamanuyana, bira ngo bigaragaza ubusugi, aba yagaragaje ko ari isugi, urumva ntabwo bigaragaza ko udatwite, urumva bigaragaza ko uri isugi. Babavuga bose gushingira n'amasugi, kariya gatimba cyangwa se ivara rimanuka rigutwikiriye mu maso bigaragaza ko uri isugi. Buriya bariya bose ni isugi. Umukobwa wese uzabona yambaye yashizeho kariya gatimba ngasobanuye ko ari isugi. Niyo mpamvu umuntu wabyaye witwa umufiyemere utajya gusezerana, wandi wabyaye atarasezeranye yajya gusezerana aza atakambaye. None se uko tuba tuzi ko atari isugi, ariko hari ukuntu ngewe ngiye gusezerana n'umukobwa uri aho ngaho, ariko uwo mukobwa afite umwana ariko atari uwanjye, ntabwo aba ari isugi. Umuntu wese wabyaye n'utwite ibyo tuba tubizi ko atari isugi, urumva. Ariko abandi bose ntiwakuyemo inda 12 ni isugi. Kuvuga ngo ubusugi buri kureberwa ku butarabyaye, cyangwa se udatwite. Yego. Ubwo noneho nibwo mbashije no gusobanukira. Nicyo no kuvuga ngo none se n'ubundi ko ari umubyeyi n'ubundi ejo, kuko n'ubundi ejo azaba yabaye umubyeyi, wenda bamusezeranije bakamusezeranya nk'umubyeyi. Yes, nibyo nanjye nendaga kuvuga. Nibura baratoje abantu akavuga uti koko byambayeho, ndabizi ko gusambana ari ndanatwite wenda cyangwa sinatwite, bakigisha abantu bakagira iyo matirite, none bakajya mutegerereza mu rusengero kavuga uti kubera bahurira ku rusengero na pasiteri, havuga uti reka turebe ubuhamya bwa yuyu, ngiye nkaza nzi ko nasambanye cyangwa ntwite nakavanyeho, bisobanuye ngo ngende umukristo mbabwije ukuri niye burya narabikoze. Ibintu izindi stress umuntu akaryoherwa n'ibirori. Aho mwaba mwaravuze ngo umuntu twaramwigishije ko mukabona rwose ndaje mwashaka mukashurana inzara, buriya kaba kabaye buriya yarabikoze urumva. Ariko nta kibazo, nibura biratuma umuntu aryoherwa n'umunsi we. Numva ari bwo buryo baba barigishije umuntu byemewe, bukaba ubyizeye nawe, ariko winyumvisha kunyizeye ukajya kunangira ubuhamya. Urumva ari ukuntu avuga umukobwa wacu twamureze neza, habura icyumweru ati ngwino hano, burya ntabwo tukwizera, bijya wirirwa wikaraga hariya byose tuvuga ngo uri umukristo uri umurokore, turagukeka ajya kwa muganga. Noneho hari ibindi bintu byaje ngemba mbona bitaniyubashye, bitubahisha n'umuntu. Urumva ibyo byararenze gutuma umuntu ibyangombwa, hageraho bajyana umutantine ukajya muri toilette. None ubu ngubu kubera aba bakobwa nabo twize ubwenge bwinshi, ngo hari amayeri menshi cyane bakoresha. Harabujya unjya numva ngo hari n'abagira gutya ngo akatwara utundi mu mufuka. N'udukari, vuga udukari, agatwara udukari, atwara udukari tutarudwa. Yego. Akamiti ntizo udukari ngiye kwipimisha. None kubera urumva ibaze igiye gutira udukari tw'undi muntu ugasanga nawe ejo karabaye. Nyine nibyo rero urumva. None ubu ngo bararenze
uragenda mukajyana n'uwo mutatire muri toilette. Ibaze ngewe simuhisemo like ndakwizeye ujye kubona ubwambure bwanjye ukumva ngo muhagararanye muri toilette gutya ngo kugira ngo unyarareba. Kugira ngo unyarareba yemeze kuko urumva izo trike barazikoraga aba nabo bagakora ibintu. Uyu munota nubwo turi kugana ku musozo ariko ntago nari numva icyo nakita ngo icyaha umwana uri mu nda afite ku buryo asa n'ugenzwa kuko bigaragara ko ubugenzacyaha buri ku mwana uri mu nda kuruta icyaha wagenda wenda bagakwiye kuvuga bati noneho rero reka tugenzure ubusugi tugende sinzi bakajya kwa muganga bati noneho mudupimire niba uyu muntu atarasambaye bakaza bakavuga bati rero wa mukobwa we ubwo ihangane uzaza utambaye agatimba. Yaraho n'abahungu namwe mwava mu bumarayika dufite ibipima ubumanzi n'ubusugi urumva n'abahungu bahita bajyamo. Bahita bajyamo rero urumva ikintu cyarebwaho nyine icyo ntigihari ubundi umwana niwe ubaye victim mbese umwana niwe nicyo kibazo kandi bakavuga ngo gukuramo inda ntago babishyigikiye. Urumva ntago bashyigikiye ko mu gihe wabonye bizaguteza ikibazo wavuga uti ngiye kwa muganga mu buryo bwemewe. Ntago abarokora ibyo tubyemera urumva ariko turabizi ko musambanya kandi umuntu wasambanya abaza yanatwita kereka ufite ikibazo urumva none ubwo ngubwo ubyumve ikibazo kibaye umwana bivuze ngo wasambanya akanakuramo inda n'umwere n'isugi nawe araza yitwikiriye ateye ku mutima n'isugi nta n'ikibazo muza kugirana. Urumva rero niyo mpamvu mvuga niba abantu bajyana n'uburyo bugezweho mukavuga uti rero n'abakristo babaye civilize mu buryo kandi bari civilize ni ukujya kure wenda y'imyemerere yanyu mushaka ubundi buryo ariko butagira umuntu victime budahungabanya wa muntu bibaho. Usibye no kuba wenda muhungabanije n'uwo muryango w'ababyeyi ejo umwana namara no kuvuka ayo makuru azayasanga hanze ko ababyeyi be biruka banze gusezeranywa kubera ko bari bamutwite. Ese uwo mwana azafata itorero ate? Abenshi ntibanarisubiramo urebye akenshi y'aba bantu byabagendekeye gutya ariko niryo azajyamo n'itorero burya arabimenya. Ni ukuvuga ngo hari kubaho wumva ko waciwe kandi waciwe n'umubyeyi utazi ni ukuvuga ngo icyo gihe ufata ababyeyi bose ko baciye abana. Nyine nibyo nakubwiye harimo kwivuguruzanya. Urumva nk'iri tegeko iyo banze ngo umuntu ntavanemo inda bemera ko umwana nyine agisamwa akiri urusoro. Noneho uburenganzira bwo kugira ngo ubuharanire nawe icyo gihe ugiye kumubuza uburenganzira kuko niwe ubaye ikibazo nk'uko uri kubivuga aho ntibabitekereza kandi iyo mukuramo bya bindi byitwa kurengera yari kuba afite amahoro ameze neza nta kintu na kimwe. Niyo mpamvu rero ibi bintu byakakwiye gutekerezwaho neza. Harimo ibintu uba wumva bituzuzanya kandi bifite ingaruka zitari nziza. Rero mukazayire nubwo usa naho bivuze muri rusange ndagira ngo unononsore neza sa naho umubwira ndi pasiteri ufate pasiteri umubwira uti bari uyu mugore aratwite aje atwite cyangwa se niba umukobwa mu rusengero mu itorero ryawe atwite ndumva wagakwiye kugendera kuri aya mahame abiri cyangwa se atatu aza bikubwire uzamusezeranye cyangwa se uvuge ngo n'abatwite bihazakorwa iki ngiki cyangwa se wenda urumva icyo nyine wumva icyakorwa muri urwo rugendo hatagize uhungabanya kuko n'ubundi icyo yitegura ni ukuzaba umubyeyi akabyara. Yego ari pasiteri ngewe n'igihe aho kigeze n'ubuzima ngewe mfata nka pasiteri nyine pasiteri ngewe ndumva ubwo turi kubwira amatorero y'abarokore kuko ndibaza n'abapatekotari n'abarokore muri rusange kuko ndibaza no muri kiliziya gatolika ntibabyemera ko ntibajya kubapimisha. Yego bivuge ngo wenda bakuragiza Imana niba barakoze n'icyaha bakora isengesho ryo kwicuza ibyaha ukabanza ukicuza ibyaha warangiza ugakomeza gahunda zawe. Byose ndabyanze ko nawe bikadutandukanya
neza ukanga ibyaha ukicuza urumva warangiza rero pasite ndumva mu by'ukuri uyu muntu niba ufite umuntu mu itorero agiye gukora ubukwe ukajya kumugaragariza ko utamwizera ufite akazi gakomeye wakagombye kubaka uyu muntu ukamwubaka w'imbere agakomera ukavuga uti uyu muntu yamenye icyo gukora hanyuma ukamusigira rugari ukamubwira nuko nta muntu umukobwa wubaha Imana wubaha Yesu wubaha itorero ryacu ntago asambana nagakora imibonano mpuzabitsina mbere yuko abana n'umugabo turizera ukamwigisha kwa kundi mbese ukaba ufite icyizere uti imirimo yanjye narayikoze noneho tuvuge ko harimo abantu bafite amatwari mu rupfu niko bajya bavuga ngo amatwari mu rupfu niyumva ubwo atumva yose aba ari mu rupfu bien sûr ariko n'ayihene bajya bavuga ngo yumva hiye reka tuvuge rero ay'umuntu tuvuge ko mu itorero wowe pasiteri wakoze iyo bwabaga waranatwigishije umva nta kutagize ariko ntabwo twumva uburyo tugomba kubikora ikibazo cyabaye dushaka igisubizo muri biriya aravuga uti n'ibyaha byanyu byaba bitukura tukutuku bigahinduka nk'ubwoya bw'intama nka sheregi noneho dufate nushaka uvuge ngo biratukura tukutuku cyangwa bigeze mu muhondo cyangwa bigeze muri move ntibiraba tukutuku nkubwira iti ndatwita mfete ubundi ntibyari ngombwa kujya kumpagararira wowe w'umugore ngo ngiye kwambura ndi kunyara ndeba no ibyo ni torture ubwabyo rero bivuze ngo iti bakwigisha abantu bakaba mire niba utwite ngo intumwe iti mu by'ukuri mugiye kunsezeranya ariko ngenda twite niba biri ngombwa hari quelque part ibiri none wowe ubimenye nibyo na suggestions iki pastor vuga uti mu by'ukuri kariya kamenyetso ko kuza witwikiriye mu maso bigaragaza kuri isugi utararyamana n'umugabo niyo mpamvu bavuga uti muzamure tumurebe ni uriya musore uba ufite uburenganzira burya abagaragaje ko no mu buriri yemerewe kubikora buriya ashatse basasa n'akamatera bakiryamira none uvuga uti wowe mukobwa niba koko waracitswe n'intege nke z'umubiri n'urugero uzajya utwereka uti burya njye naracitswe njye naracitswe none tubimenye tugusezeranye kuriya kumavu uba unera hariya uba wera kuko uvuga uti nemereye imbere y'Imana ishobora byose kona rwose urumva ukavuga uti ndabyemeye noneho bakakubwira iti turakubabariye n'Imana ikubabarira ibyo bashatse banabikora bagashaka iryo sengesho ryo kwicuza bakora ariko aba yabikoze numva rero ari byo byiza kwereka abantu ko bafite iyo maturite kutirirwa uhamba imbwa wirirwa iyo ugiye hari imbere y'abakristo uri kutwigisha wumve ko tubyumva wumve ko tubyumva uba ufite n'icyizere ko wa mugani njya numva ngo tuzabajyana ngumva muri Kirimana intama wampaye narazimuritse mu gihe rero wumva ko abakobwa bwese twuzuye abakobwa bose twuzuye mu rusengero rwawe nitujya gukora ubu kujya kudupimisha bivuze ngo dutunze n'ubundi mu rusengero uzi ko turi abasambanyi sibyo yabaga nibura urumva hariho abana baba barananiranye ukavuga iti yewe uriya ntabwo mwizeye tujya turwaza ariko ukagira bamwe uvuga uti yuyu namuhagararaho yuyu ndamwizeye naramwigishije yarabyumvishe ndabizi ariko se twese uradushorera utwigisha buri gihe ngo turi muri Sunday school utwigisha Bibiliya utwigisha nejo bundi ukagaruka nejo bundi nose waba ukora iki nimutwigishe tumenye ijambo ry'Imana pasiteri tumenye ibyo mumva bibi hanyuma tubimenye hanyuma nimubihiriza abantu mu buzima niba wemera ko ubuzima uburenganzira bw'umwana butangira vuba kuki ugiye kumuhohotera rero mu nda yanjye ngo nuko reba nyine kuko hari igihe rega honore ibi bintu bitera n'ibibazo mu bakobwa kuko nshobora kuba dukundana ari nawo wanteye inda ariko ntaragera igihe cyo kubikubwira hakubise rero twihutije ubwo noneho hari igihe umusore nawe abimenyera burya wari utwite kutambwiye rwagura rushenye barasenyanye umwe aratoromye undi aratoromye ese wa mwana avuyemo kubw'ibibazo ubwo amaraso yewe ntiyayakubaza wamurengeye bwoko ki ku mwana wamuziranenge ari ugize minyabibazo rero bapasiteri nari mfashe umwanya wanyu kugira ngo base naho ari mwe babwira ariko ari njye babwira nizere ko ubwo sinzi icyo mwabihinduraho kugira ngo hatagira uwo ubahohotewe kuko birumvikana ko ubuzima yabo ari ubw'uwakosheje
nta kintu mumufashije, noneho n'umwana wagakwiye kuzavuka wenda mumubwira muti ababyeyi bawe rero bakoze ibyaha, Imana irababarira, ariko ntabwo byagakwiye kuba karande ngo namwe abe ari byo mukuriramo. Nibura ugahana umwana, kuko natwe tujya tuvuga ngo tuvukana ngo icyaha cy'inkomoko, ariko tukakibabarirwa ku bw'amazi n'umwuka wera nyine kwa kundi. Reka rero mbashimire, ariko icyo dukoma urusyo dukomene ingasire. Wagakwiye kubwira iki abateganya gushinga urugo noneho, ariko mu buryo bw'itorero nyine? Bo bagakwiye kubaho bate, bakanabana bate? Ese bo kugira ngo barengerwe kuri urwo ruhande rumwe, ese bo bakitwara gute kugira ngo batabangamira amategeko y'Imana yewe n'amategeko y'itorero, ubuzima bwose buse naho bwuzuzanya? Icyambere Honore, nk'aba bantu b'abanyetorero hari ukuntu babigisha ngo baba bafite itegeko nshinga ry'itorero. Byari ngombwa ko abantu bazajya bajya mu kintu bakizi, ukamenya iki ngiye mu itorero rivuga ABCDEF, aho wabonye imbogamizi ukabanza ukarimenya, ukavuga uti aka kantu ko numva kadasobanutse byagenda gute biramutse bigenze bitya. Rero hanyuma ibyo wumva wemeye ni byiza ko wabikurikiza, kuko waterwa ishema nawe, kuko hari ahantu havuga ngo ukora icyiza ntagikoze, uzi icyiza ntagikora abakoze icyaha. Bisobanuye niba waragiye mu kintu cyemera ko uzagikurikiza, iyo nawe utagikurikije wakoze icyaha. Ariko rero nibyo navugaga, birashoboka ko umuntu atwita par accident, wenda uretse ko mu gihe tugezemo bitari na ngombwa ko twita par accident. Umuntu wese uri mukuru akagombye gutwita nyine wabiteganyije. Yes, wabiteganyije. Rero nibyo ubwo ndi kuvuga mu buryo cyane bw'umwuka bwa Gikristo, ibindi wenda bisanzwe by'ubumenyi busanzwe byo wenda nabiretse, ariko icyo umutima wawe n'Imana wumva, kuko icyo wumva ari icyaha, icyo uhamanya n'umutima wawe n'Imana ko ari cyane, ntukagikore kugira ngo uzagende unakeye ku mutima. Kuko niba ugiye gusezerana, niyo waba wasabye inkari z'umuntu ukazitwara mu gacupa, ntabwo nawe wanza ubu navuga uti buriya ntibari kumbona ko ntwite, urumva. Ariko iyo uzi ukuri, uri umunyakuri, uba free, ukaryoherwa, ntiwimunyamunye. Rero ni byiza niba warahisemo kuba umunyetorero, umunyetorero mwiza. Icyo bakubwira n'ikitumvikana ugisobanuze, ntiwumva bitacamo aho ngaho urujye n'ahandi, ntiwumva bitaca mujye n'ahandi, kuko hari ibintu byinshi, hari ahantu ugera ukavuga uti aha niho hanjye, kandi ugahuza n'umutima, ubundi tugatengamara. Abana bacu ntibaba victime, ubundi turyoherwe n'ubuzima, apana guhita mushwana na pasiteri ngo waramushishe kutwitera gaho. Dore harimo abipimishaga nk'abo yatwaye izo nkari, cyangwa akajya ku muntu baziranye, bakagusezeranya uri isugi utanatwita, hanyuma y'amezi 5 y'ubukwe ukibyara umwana w'amezi 9 umeze neza w'igisore cyangwa w'igikumi. Rero urumva gutangira kugirana ibibazo n'abantu, ariko urumva ko niko baba baratojwe, kuko ni ukuvuga ngo umuntu ari atinya kugaragaza gutwita kugira ngo bitamuviramo kudasezerana. Ariko ntabwo yigishijwe kudasambana, wenda yacikwa no gusambana akanatwita ngo bamubabarire nk'uwasambanye. Ni nabyo bya bindi nakomojeho, barafata urukororo rwose rw'abakobwa niba muri 90 nta exception irimo, ariko nibura hari na exception akavuga uti uyu nguyu koko yarumvise, wakwitwara neza kugira ngo nawe uzajye muri babandi babize. Ariko bigera igihe cyo kujya kuvuga ngo reka nta mukobwa n'umwe twizera. Rero avuga uti no kuvuga ngo twese twigendere twisambanire, ubundi se ko ariho hahandi njya gusezerana bazantwara nk'akana. Rero nibyo ngibyo mu bihindure. Rero bapasiteri beza, nimwe mudushumbye koko, kandi inama mutugira dukomeze kuzubaha, ariko muzi ko nubwo turi intama zanyu, ariko mwibuke ko turi n'abantu. Mudushumbye kibyeyi, ntabwo mudushumbye nk'amatungo.
ni icyo rero nanjye nasoza mbabwiye akandi kantu uranyibukije urumva ibi bintu kubera ko biri ikibazo niho havuka ba bantu wenda adafite n'umuhamagaro wo kuba umupasiteri ariko akavuga uti mfite nka 40% y'abakobwa bazabura aho basezeranira wagashinga idini rye yaciye akarongo kuri ako kantu ko nta kibazo kirimo akaba ari aho ngaho ategereje ba bantu babandi bajugunye byitwa ko bajugunye akabifatira kandi akabereka ijambo ry'Imana akanabasezeranya niyo mpamvu rero hari igihe banoshya abantu kandi wa mugani niba Uwiteka koko yarakundagije azakumbaza azakumbaza urumva rero hari udushami tw'abapasiteri twavutse dufasha abakozi b'Imana bahuye n'ibibazo urumva ko hari wigeze kwivuga ngo ni victime aho kugira ngo uwo mwana azavukire aho ngaho kandi n'uwo mwana nta ruhare yagize mu cyaha cy'ababyeyi igikurikiyeho nuko icyo cyaha cyagakwiye kuba cyarababariwe kandi n'abandi bose baba babikora naho ngaho bakanakubwira baturiye ejo twaramubonye muri rogi araza hakabaho ubwo aje kukwaturira ejo akaza ukamubwira uturiye yarihannye byararangiye kuki abandi bo batababarirwa ngo nuko harimo umwana mu nda ubu yumvikana nanjye mbaye umupasiteri najya kuri urwo ruhande rwo kurengera umwana murakoze ubwo pasiteri reka mbashimire rero kandi mukomeze kubana natwe tubafitiye byinshi tuzajya tuganira inyunganizi yanyu nababwiye tugitangira ikiganiro ngo irakenewe ngaho rero banza ukande subscribe ubundi ufite n'ikindi kibazo watwandikira muri commentaire noneho ukatubwira uko wowe nawe waba ubyumva nuko wumva kugira ngo amatorero yubakwe kandi koko yubakiye kuri Kristo cyangwa se kuri Kristo Yesu kubwo gucungurwa n'amaraso ye tube abizerwa n'abera bagana batera ikirenge kigana ijuru reka mbashimire rero ikiganiro cyo ni my opinion kikaba ari akagaruka yuyu kandi nawe tumushimira urakoze yuyu amahoro y'Imana bane nawe